Muraho neza, jewe ndaho ndashima Imana meze neza. Nk'uko mubizi rero njye ndi Solange, ni njyewe ubagezaho ibiganiro byo kuri Soso TV Show. Uyu munsi ngiye gutungura wa muhungu dukorana, yambeshye nyine ngo turakora. Ariko ku munota wa nyuma ahise ankatira arambwira ati abonye akazi kihutirwa. Ndagiye ndavuga ati ndeka naye, dutandukanye mubwira ko nashye. Ariko sinashye ngiye kureba aho akorera ndebe ibyo arimo. Twagiye, nizere ko tugiye kubana, nizere ko mwamubonye, dore nguriya munsi y'imodoka. We nyaga Ntabwo yarabizi yuko twamugezeho. Ese nyaga ko wari wambeshye mwana, wambeshye kabisa, wambeshye. Wambwiye ngo urakora uyu munsi, none se zino modoka zose ubu ngubu niwe uri buzoze? niyo mpamvu mubona twazibasiye gutya. Nyine nanjye ngize gutya mba nkuguye gitumo. Wambeshye ngo ntabwo dukora ariko urangira ubusa turakora, ahubwo fata akamikoro umpe ikiganiro. Simba ndi mu kazi tugikore n'ubundi se ikiganiro kigenda akazi karimo. None se uriyumva gute ko nkutunguye? Nuko nyine ushaka akamikoro nigapfa Wibeshye ukice ukamenamo amazi. Karatakara mu mazi. Uriyumva ute mwana ko nkutunguye? Soso ankoreye ubugome, aje ansanga mu kazi aho nibereye, ndimo ndiyogereza imodoka zigiye kontorore. Ariko niwe wabiteye, wambeshye ngo manager yanze kungurira ikivuguto. Ibi bintu dore manager wabo. Mana umeze gute? Natubwire ko uba bamwicishije akazi ukigendera. no kuvuga ngo Soso akantu ubukozi nako ani keza, hari abantu baje bakeka ko rebera uburyo asa noneho we umva ntuzongere kwiyemera ku bantu banjye. hari abantu babazi ko nyine twirirwa ku mbuga nkoranyambaga nta kintu dukora, ariko gutyo ubu batayemo n'ubwo ubunungwe icyuma kimaye mama kiguhaye mama ndapfuye. Nese mandebe ukuntu ubuze cyakoze urakora pe. Uremera ukaryama no hasi? uramukira insijya mu kuntu ushaka. Yego nyaga, tukaryama no hasi. uremera ukaryama no hasi? Bagiye kwitabaza kwifata ama iyo uri mu kazi. ni ukuvuga ngo uku nguku kuryama hasi, ni ukuvuga ngo ari ahantu haba hakeneye koga mu modoka, twavuga twakita nko mu nda yayo maramu hasi mu gifu. abantu bazi iby'imodoka bayita kuri sashe, kuri sashe y'imodoka. naho abantu bakeneye koga kuko iyo basanze atoza bagiye kontorore, niho bahita bakwandikira akakubwira ati subira mu kinamba, cyangwa se nyine muri make imodoka bayicisha mu cyuma igiye kujya muri kontorore. iyo ahantu hari umwanda irasakuza. Imodoka igasakuza? oya, icyuma kigasakuza, icyuma guca mu cyuma kw'imodoka. Tubwire nyine abantu bo kuri Soso TV Show hari abatabimenyereye, abantu batabimenyereye batari bajya muri controle badafite n'imodoka. Yego ngo bigenda gute? Nagize ngo abantu batajya bajya kontorore bafite imodoka. Oya, ngo bigenda gute? Tubwire neza mwana, murebe ukuntu nyagasa. ni ukuvuga ngo iyo ikinyabiziga cyawe kijya kujya kontorore cyangwa se imodoka, hari ikindi kintu kijya kontorore atari imodoka. Ntekereza ari sinzi nimba na moto zijyayo. Ntabwo zijyayo. Hajyayo imodoka gusa? Hajyayo imodoka pe. ngo mbere kugira ngo ujyane wenda reka tunabirebere n'abakunzi ba Soso TV Show kugira ngo bamenye mbere na mbere, niba basanga n'abantu bajya kontorore batazi ko imodoka zibanza koga. uko imeze kose, yaba ari ano moko ya dina cyangwa se amavatiri cyangwa se amafuso, imodoka nako buri yose icyo niba uzi ko utunze imodoka yitwa imodoka, urabanza ukayijyana mu kinamba bakayoza. ikindi ukitwaza amafaranga aremereye. ntabwo iyo ugiye mu kinamba kogesha imodoka igiye kujya kontorore bayoza nk'ibisanzwe. Nese ndibaza zino modoka niwe ugiye kuzoza? N'iyi ngiyi hano niwe uri buyoze? ni ukuvuga ngo iyo uri umunamba bakuzi muri makeya, ni ukuvuga ngo buri muntu nk'uko muri business ugira abantu bakugurira n'abatakugurira, ari uba ufite ababosi bawe. ni ukuvuga ngo nyiri ino modoka na nyiri uyu nguyu nta wundi muntu ujya ubogereza ni njyewe. niwe uzi kuzoza neza. sinzi uko nabivuga, niba ari kuzoza neza cyangwa se niba wenda ari uko banyishimiye sinamenya. ariko ni ukuvuga ngo mu gihe baje
ugomba kuba nta uhari. kindi kibazo, ntarwaye, ntagiye ahantu kure, njye ubogere. Okay. Yego. Igihe dusoje kuyoza muri moteri, ko mbona hariya ku mapine yakunzanira uwo hatoze neza, ku Amapine amapine yo Oya. hepfo. ntago amapine tuyoza. Oya, ruguru. Oya, rino rya mbere rirogeje, ariko ririya ryo hepfo ntabwo ryogeje. ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ivuye ahantu bavuye kwitera irangi, sibyo? N'ikindi reka tunabarabura, abakunzi ba Soso uno munsi turabigisha ibintu byinshi. Tugiye kwiga. Mbere yo kujyana imodoka muri control, ubona irangi rishaje ririho, mbega muri make kuvuga ngo wenda nk'ahantu wagonze rigakoboka, nabo bakurega iki irangi. Kuvuga ngo ntago icyuma bakishamo baba bashaka ko hari ahantu baba basharitse. Okay. Twagiye rero, banguka ngaho tuganirize n'ibindi. None se Nyaga, hari akabazo mise ngira k'abantu baba bavuga b'urubyiruko cyane cyane ngo akazi karabuze, wowe nkaba mbona ugafite. Abo ngaba baba bahaze. Baba bahaze? Baba bahaze da. Baba banga gukora mbese? Ni ukwanga gukora, twakwigira ibinani niko twavuga. Yego. N'amafaranga mani gukorera muri zino modoka ebyiri kandi mu minota mikeya. Hari n'umuntu uba utayinjiza ku munsi kandi yarize, sibyo? Yego. Ubuse bino bintu we warabyize cyangwa? Ikinamba kiribwa. Yego, nta shuri rihari ryigisha ikinamba. Gusa nyine urabyiga mu buryo bwo kugira ngo utazakora ikintu cy'umuntu nawe ugasanga bagwaye bene wanyu. Ariko bino bintu birigwa, ukamenya se ni hehe hagomba kujya amazi, ni hehe hatajya amazi, niwe wishyura amazi menshi, ni hatajya amazi menshi. Ese niba ari ugufungura iki ngiki, urabona umuntu agusigiye imodoka ntabwo wamubwira ngo nzamure iki. Yego. Ntabwo ugomba kumenya ukuntu bagira gute babizamuka. Ntabwo wabimenya rero utabibashije ngo babikwigishe. Ubu se muri izi modoka urakuramo angahera nimba atari ibanga? Hano ntabwo ari ibanga, kuko n'ubundi twanabarabura kugira ngo bumve ko haba harimo ibiterimo hano byuza. Nk'ingi igiye control barama 4,000 ni ukoza ino moteri na sashe gusa, nta kindi kirimo. Iyo moteri yonyine ndi kureba. Yego. Aha hatarimo ibyo si bindeba n'amapine ntago haba harimo, kuko naho hagiyemo usanga nyogereje $10,000. Yego. Ntago bitwara imbaraga se ubu ngubu? Twara imbaraga uranakomereka, si ubona? Bo wakomeretse? Pole kabisa. Ariko nyine nta kazi. Akazi kose uba ugomba kubona amafaranga yakuvunye. Ubu se kano kazi kamazemo igihe kingana gute? Ubu ngubu no umwaka wa 2 uzuzura ejo bundi. Ugiye kumara imyaka 2 mu kinamba. Imyaka 2 mu kinamba kabisa. Twoza imodoka izo arizo zose, Fuso, taxi, Coaster. Mbega buri bwoko bwose bw'amamodoka hano turabwoza. Neza ubundi haje kogereza umushinwa asiga mbwiye ngo chauna. Ciao. Arambwira ngo chauna cyane oya. Ngo nzi koza imodoka neza, niko yarambwiye. Niko yarakubwiye? Yego. None se nacyo urakizi? Igishinwa? Ntago nyize, ariko ubwo iyo umuntu akurebye akakwishyura yishimye akavuga gutyo itabumva ibyo avuga. Tugereranya muri make. Bajya bavuga ngo bajya bakunda ngo iyo utageze ntabwo ugereranya. Nta nubwo ugereranya pe. Ubwo ngiye rero nahise ngerera. Ngo cancincho. Kuko Yesu ambwira ngo chauna yata. Ngo yogeje neza. Abantu bangerera muri kumva rwose. Yaramfite amafaranga y'amanyarwanda. Anazi n'igiciro, sinzi ukuntu yarebye ari kuri tarifu arabibona. Mwa mufite na tarifu? Abaranyishyuye nyine. Anyishyura ayo mafaranga nyine. Biranangaza. Nshaka kumubwira ati chauna uramenze. Ariko nyine birananira tamureka aragenda. Iki kinamba muri koperative cyangwa ni iki kinamba? Iki kinamba ni icy'umukire dukorera. Urakora ukaverisa, ubwo nawe uhita ubyumva nyine ko manini murani pesa. Okay. Gusa ntabwo ari koperative hano, niyo usaba akazi barakaguha. Ubu se umva uno murimo ari uzagumamo paka kugeza ryari uzagumamo? Ewe Soso, hari akazi ujyamo. Aho ukuntu mbivuze ngo baba we Soso, hari akazi ujyamo nyine ukumva akazi kawe ni feeling uranagakunze. Ariko ntabwo uvuga ngo niko uzarambiramo, kuko buri muntu wese aba akeneye kuba boss. Kandi no mu kazi kose ukora uzaharanire kuba boss. Yego. Sibyo? Ariko aha ngaha ndimo ndareba bahita muri harya bahita. Reka tuze twige pe.
tubigishe tubarabure bose kugiye kugifungurwa n'ikijyamo amazi. Ahangaha n'ubundi hajya amazi. Ahangaha n'ubundi hajya amazi. Cyakora kundi imodoka ngo iba yashyushye. Ahangaha hajya amazi yo muri radiateur niba hano bahanze. Radiateur. Impamvu bamafunguye, iyo umushoferi aje kogesha nka gutyo ugomba kuhafungura. Ukareba niba harimo amazi, wasanga harimo make kongeramo, wasanga arimo ukayareka kugira ngo umushoferi naza gutwara imodoka ye asanga irimo amazi. Ubwo usanze bimeze ute? Gitsanze amazi arimo nkuko mubireba, dore urakozamo urutoki, ariko utazakozamo urutoki ariko kiyizana. Wakoramo ugashya. Urutoki rugashya? Wakoramo ugashya. Amazi abashyushye n'ubwo baracyashyushye kandi imodoka iparitse hashize nk'isaha. Yego. Ubwo murumva ko amazi abashyushye byataye. Aho ni hahandi amazi yashizemo usanga imodoka muri radiateur usanga imodoka yashyushye cyane. Radiateur barayizi, dore iyi nyine ni ukuvuga ngo ni nko muri vandarateur yayo. Irashyuha mpaka kugeza aho yaturika sigashya. Irashyuha kugeza aho ishobora guhagarara ntiyongere kugenda kubera ubushyuhe. Ariho hahandi abantu basanga imodoka barimo barahagarara wenda bagagera nk'ahantu ku rugo bakavuga ati mwaduhaye amazi. Yego. Ukabona bashyize mu modoka, ntihari aba bashyizeho bita muri radiateur. Bantu banjye rero murabibona yuko nyaga wanyu, nyaga mwakunze wa wundi dukorana, umukozi ndabona akora ngo mu Kinamba. Iki Kinamba kigira izina? Cyangwa ibinamba byose bari ibinamba? Bakita Saneza Nyagasambu. Ngaho Saneza Nyagasambu. Nyine ako ngako nakineneko nshizemo. Mushyiramo n'ukwineneka. Murabizi utuntu twe tugira udukoryo, ariko nino nukuvuga ngo iki Kinamba gikorera hano Nyagasambu. Kasa neza nyine nisa neza we n'ikinyabiziga cyawe. Ibintu byose bikagenda neza. Yego, mwebwe mudukurikiye muri hirya no hino mu Rwanda, abari none wamenye ko tuziranye n'aba diaspora. Ariko sose ndagira ngo tuzakorere abantu akantu. Tuzabigisha ukuntu wakoze imodoka uri iwawe. Birashoboka se? Nyine hari nk'igihe tufate nk'urugero umuntu abagiye ku rugendo kandi akabona atari bujye mu Kinamba. Kandi ntazi koza imodoka. Bikamucanga. Tuzabereka ukuntu wakoze imodoka uri iwawe nta n'ibintu birenze ukoze. Ufite imashini se? Nta mashini. Wifitiye indobo yawe nakogesha gasanzwe cyangwa se nakakaga mu rugo mama ufite kagura 500. Imodoka akayuza neza igake. Ako kavido tuzagakora. Tuzabibereka rwose. Kuko ari igihe bagira ubunebwe kujya mu Kinamba cyangwa se amasaha akagufata ariko utagiye mu Kinamba kandi ukeneye kugira imodoka yawe isa neza. Abantu bacu se suzi ko ari abasirimu bagiye bafite na kigeretse. Ikindi akandi kose buriya oya kandi ko wapi. Ariko tuzanza tubigisha ko ngako. Uno munsi tubigishije niba uri no Munamba cyangwa se washaka kuba n'Umunamba uburyo wabikora kugira ngo ibintu by'ibanze wakwirinda mbere yo kugira ngo ujye koza imodoka igiye muri controle. Yego. Ikindi kandi imodoka igiye muri controle uba ugomba kwitonda. N'imodoka iba igomba koga ahantu hose. Yego. Ikoga ahantu cyane cyane ukita kuri sashe na moteri. Kandi mbona wewe wayogeje igice wavuze ngo kira gice cyepfo nago cyoza. Nuko bavuye kwiteresha irangi. Kandi nshobora kuryoza nkari kobora. Kandi iri kobaye bakayinjija mu mashini akabona hano hano kobotse. Niyo kaba gakobotse gutya. Usubona kandi ishyashya. Gakobotse akajya muri controle bahita mugatijya guteza irangi. Kandi ubona ari ibishyashya. Urayihanagura. Burya bwo nyine unyuza nkanga handuye. Ushyiraho amazi. Nabwo witonze. Yego. Hagari ibintu byo kuvuga ngo urakora wihuta ngo vuba vuba. Abantu rero bo kuri Soso TV show ndakeka bagomba kwicara bakiga abashomeri bashaka gukora. Ndatekereza rwose ko babonye ahantu bashobora kuvuga ngo natwe twakura amaboko mu mufuka tukajya gushaka ahantu twakura nk'ibihumbi 10 ku munsi. Twagize neza tukabona imodoka. Nekereza ko bitavunanye cyane. Yego. Ntago ikintu cyo koza imodoka kivunanye. Cyangwa za iyo utarabimenya byo biba bivunanye. Bamba bigoye kuba baragiye bagushobora ko akamodoka gato k'ivatiri ugasohoka amazeho nk'amasaha 3. Utabimenyereye. Kubera bwa bwitonzi urimo urajyana n'iki byose, ariko iyo bimenyereye byibuza iminota 40 isaha imodoka wisoje neza, uyu mukiriya afite umwanya imodoka wisoje. Ivatiri ubwo bayogereza ngaye tubwira ibiciro ivatiri Pasiteri bitewe ko naganga ari mu mujyi cyane. Ubundi ahandi usanga ibiciro bigenda bizamuka bitewe naho icyo Kinamba cye cyase n'ukuntu icyo Kinamba kihagaze. Ahanga imodoka y'ivatiri 3,000. Ingiye ni 4,000. Koga yose ariko kuno twabigize gutya tutayipfunduye. Yego. Koga nyine ukoza inyuma amapine n'umume imbere kwa shoferi nyine aho yicara kugira ngo hase neza n'amatara. Ni 4,000.
no ku zindi kwasiteri nayo ni 4,000 koza inyuma n'imbere byonyine. Ubu se hano mujya mwakira za modoka ndende z'amakamyo amafuso? Amafuso turayakira ngaho, ikintu kitinjiramo ni amasikani yari afite amakontineri cyangwa se akurura ibintu. Yo ibi muyogereza ngahe? Fuso ni 10,000 yazisa nabi tugaca 15. Okay, so guys rero muri kumva yuko ari amafaranga menshi, ugize amahirwe ukabona abakiriya nko ku munsi ushobora gucyura nk'ibihumbi bigeze muri 30 cyangwa 25. 25. Akazi kanabonetse neza 40-50 ushobora kubicyura. Nk'ubu ni ukuvuga ngo ashobora kuza nka fuso 3 wenda zoga umubiri w'imbere n'inyuma, ubwo ni 30,000. Yego, ubwo wenda nyiri ikinamba biterwa n'ukuntu mukorana, ugakura nta yawe nawe ukamuhaye. Ariko urumva ko ayo mafaranga 15,000 ku munsi ntago ari amafaranga make, ntago ari make cyane, ntago ari make pe, cyane ku muntu uba ari nk'umushomeri ari kwaka buri kimwe cyose, ababyeyi cyangwa se wiri gusaba cyane. Kandi gusaba ntago ari umuco mwiza, ntago ari umuco mwiza. Ikindi nanone aka kazi ni ka kazi gakorwa nawe uri umuntu wize, waba warize waba utarize, aka kazi wagakora, sibyo? Ariko ntabwo nanone nkubwiye ngo reka ishuri nguze muri aka kazi. Yego, iga gusa nubona nawe ubisoje cyangwa se ugereje ko akunda bavuga ati ngiye ayanjye ndayashoje. Nkunda aya uyashoje wikugenda ngo wicare mu rugo, shaka akazi. Niki wabwira urubyiruko ruri hanze aha baba bifuza kwiba, baba ugiye mu biyobyabwenge, basaba mu rugo buri kimwe cyose, baba batakora akazi ngo base gutya? Niki wababwira? Bro, kamaye nkurabura ikintu cya mbere cyane mbibona ku bahungu ngo bashaka kuba ba papa cyangwe. Urumva ukuntu nsa, ukuntu mbaye, ino myenda irafurwa. Niba ifurwa se winjiza amafaranga? Yego, barabure. Ikibazo nuko wasa nabi gutya nta mafaranga uri bwinjize. Yego, sibyo? Ahubwo ngiye mu gusa nabi kwanjye gutya binjiriza inoti ya 5 kandi njyangure n'isabune mfurejo n'ubundi nongenda gukorera andi 5. Nunakenera umwenda ugure, nunakenera icyo kurya ushatse ukigure. Of course, bitwaye iki? Ntabwo twese tuzicara mu biro, ntabwo tuzaba benjeniyeri. Yego, ntabwo nuko tuzaba perezida twese, neza mwese mwaba perezida. Urakoze cyane Nyaga, urakoze ku kiganiro cyiza duhaye. Nizere yuko abadukurikiye b'abashomeri bagomba gukura amaboko mu mufuka bagakora. Nta mafaranga aba make, uyu munsi baba bakoreye 5,000, wakoreye 10, ejo bikarangira ukoreye n'ibihumbi 50, ejo bikarangira ukoreye ibihumbi 100 cyane. Yego, ikindi cy'ikinamba cyizo cy'ikinamba wenda ko tugiye kubyiza by'ikinamba. Iyo uje muri umuntu utazi imodoka uva mu yisi. Iyo noneho icyo bita gufunguka mu mutwe uva mufite kategori. Yego, ibyo bintu ntabwo bigutunga. Utanatanze amafaranga yo kujya kwiga. Ntabwo utanga amafaranga yo kwiga ngo imodoka muri auto école. Ibintu byiza bikagenda neza. Kandi ikindi aka kazi gakorwa n'abantu twakwita ngo bafite discipline. Nta nubwo ari ukwita ngo ufite discipline, kuko nk'ino modoka ashobora kwigusigira, haba harimo ibikoresho byinshi, hari n'igihe n'umushoferi aza agasigamo n'amafaranga n'ikofi n'ibikoresho bye byose, amaperimi, ibintu byose bari kuri ino modoka akabisiga. Ni ukuvuga ngo ushaka n'imodoka uyifite yose. Haba hari igihe barimo n'imyenda yabo n'inkweto zabo. Uba ugomba gukora uri umuntu uzi akazi kawe. Niba ari ukoze imodoka, icyo usanzemo niba atari umwanda kigumishemo. Yego, niba ari ikivamo ugomba kukibika ukagera shoferi agarutse ukakimuha. Haba harimo amafurashi bagenda bumviraho imiziki. Iyo ari abantu bakorakora bamwe barayajyana ugasanga baburishije akazi kabo. Urakoze. Urumva ko hano tuhavanye n'amasomo, batwibukije ko tugomba kugira discipline mu kazi kacu turimo turakora, cyane cyane nko mu kinamba. Haba haje abakire benshi, aba boss bazanye amamodoka, harimo ibikoresho byabo. So rero mugomba kumenya uko mwitwara mu gihe murimo muroza imodoka z'abakiriya. Mwakoze kudukurikira, yari ngewe Soso ubagezeho ibiganiro byo kuri no channel. Ndagushishikariza gukora subscribe, wowe utaranakora subscribe uyikore byihuse kugira ngo rwose uzajya ubona video zacu zikurikira za buri munsi. Yego, mwakoze cyane. Imana ibavugisha.